Hello everyone, turabasuhuje mwese muri hamwe na Dr. Phone Seti Ndumu IT. Ndagushimiye kuba wasuye iyi channel yacu. Iyi channel uzayigiraho gukora telefone cyangwa se gukanika, haba software ndetse na hardware. Kandi ubu ngubu tukaba twamaze kwinjira muri IT, Information Technology. Kandi uziga ikoranabuhanga mu rurimi rwacu kavukire, harimo nka computer programming, coding, ibyo byose tuzabyigira hamwe. Kandi dufite n'urubuga rwacu rwitwa IGT and Tech College by Seti. Wakoresha browser iyo ariyo yose, yaba Google, yaba Phoenix, yaba izindi zose, waza gusangaho urwo rubuga. Uzahabona amasomo atandukanye ndetse na software wakifashisha muri mechanic. Mbere yuko rero dutangira iyi video, banza ukore subscribe, nurangiza ukandi no kuri notification bar kugira ngo uko dushyizeho video ujye umenyeshwa mbere y'abandi bose. Muri video y'uyu munsi nkuko twabasezeraniye, tugiye kwigisha uburyo urubuga rwa WordPress rwubakwa intambwe ku yindi. Mbere yuko tujya mbere rero, niba utarakora subscribe kuri iyi channel, turagushishikariza kuyikora, ubwo buryo bwo kwiyandikisha kugira ngo uko dushyizeho video nshyashya ujye umenyeshwa mbere y'abandi bose. WordPress rero ni urubuga ruba rwubakiwe mu zindi mbuga, mu zindi platform. Hari ikintu kimwe ugomba kuzikanda ufite muri East African. WordPress ntabwo igikora tutifashishije VPN. So ubwo ikintu cya mbere tugiye kubanza gukora, turabanza dushyiremo VPN. Niturangiza gushyiramo VPN, duhite dutangira kubaka urwo rubuga rwacu. Ni ukuvuga ngo VPN ni ugusanga urubuga runaka baramaze gufunga IP zarwo, ugasanga IP yawe yo muri East Africa ntabwo yabasha accessinga Facebook. Noneho iyo usanze itabasha accessinga Facebook, nibwo dukoresha VPN kugira ngo VPN yo nimara kugera aho ngaho ihishe IP address yawe ya nyayo, yerekane ngo uri muri Amerika, yerekane uri muri ahandi hatandukanye, noneho wemererwe accessinga cyangwa se kugera kuri rwa rubuga. Icyo nicyo twita VPN. Ubundi VPN ni virtual private. So icyo iyo igufasha no kugira ngo ihishe agace urimo. Noneho ubwo na WordPress kugira ngo ikoreshwe muri East Africa, nuko babanza guhisha IP address yawe cyangwa se aho uherereye hanyaho. Ariko noneho njye sinibaza kuki East Africa VPN yafunzwe, kuki WordPress yafunzwe, niki kibitera? Icyo ni ikibazo njya nibaza ko nta makosa yakoze. Ese n'abayobozi babyinjiramo nabi? Njye nuko mbibona, kuko abayobozi akenshi na Facebook ijya gufungwa, for example nko muri Uganda, akenshi bituruka ku bayobozi. Njye ndibaza WordPress impamvu yaba yarafunzwe muri East Africa sinyibone. WordPress ni nziza, kubayizi ni nziza pe. Sinzi rero, reka twe twikomereze, ubwo ako ni akazi kabo si akacu. Noneho reka maze mbereke VPN nziza tugiye gukoresha. Nuvuga ngo VPN yari yose wayikoresha, ariko twe tugiye gukoresha extension. Extension rero ni nziza, ntabwo igusaba installation nta biki, kandi ikiza iba izakora kuri devices zawe zose ziri connected kuri email. Reka turebe One VPN extension. N'abari barambaje uko ishyirwamo nabo bagiye kubyungukiraho. Chrome extension ngiyi, One VPN for Chrome. Iyi ni extension. Hari abatazi extension icyo ari cyo, ntabwo uyu mwanya ari wo kubasobanurira, ariko nabwo umuntu yabivugaho muri make. Ubundi extension biragoye. Ni nk'app washyiramo ariko utayidownloadinze, ahubwo iba muri Chrome Web Store. Ngiyi rero reka tuyishyiremo murebe uko ishyirwamo, noneho n'utasobanukirwa mu kinyarwanda asobanukirwa uko ikora. So free VPN mwabonye, twayibonye ngiyi free VPN proxy One VPN. Hari igihe wenda wibeshye ukaba wa downloading itariyo, ariko ugomba kwitegereza neza ukareba yuko iyo ubonye ariyo. Urarindira ahangaha haze akabara k'ubururu, kamaze kuza urakandaho add Chrome.
ubundi izi ntabwo zigora kandi ni nziza pe. Baratubajije ngo it can read your and change all your data on our websites, manage your app extension, the theme, change your privacy related setting. Baratubwira ukuntu ishobora kugira data izajya ihindura kuri website zose tunyuzeho, ubwo nayo akenshi zihariye guhindura igihugu cyawe urimo n'ibindi. Okay, turakanda kuri add extension tubyemeze. Ukanze kuri cancel barabikupa, urashyira ahangaha add, turakandaho. So ubwo urategereza aka kantu k'ubururu kari kuzunguruka kabanze kakwereke kigezemo neza. Mwabonye download aha hejuru naho kahagiye, ndetse naho karakikaraga ntabwo kararangira neza. Ugomba kubanza ukarindira kakarangira. Nari nkibabwiye rero tube dukomeza kugana tugitegereje. WordPress ni nziza pe, ni nziza, igira urubuga rwiza rusa neza. Ikindi noneho kigeretseho ifite icyo bita SEO, search engine optimization, nziza rwose ku buryo kubaka urubuga narwo rugera kuri Google bitagoranye cyane. Nabyo rega tuzabigeraho. Ni ukuvuga ngo ni ngombwa ko buri kamwe kose tuzabanza gusobanukirwa ka WordPress. Kandi ushobora gushyira muri free plan yo kubaka urubuga ku buryo bw'ubuntu, cyangwa se washaka kuzashyiramo domain name yawe. Domain name nayivuzeho muri video zatambutse. Washaka gushyiraho domain name yawe, ubwo ukaba wajya muri paid plan cyangwa se ukava muri plan y'ubuntu. Ibyo nabyo turabigeraho. So murareba ko ya extension yacu turi kuyishyiramo, turarindira ibanze igeremo neza. Ariko kubwo kucungura igihe iri kujyamo, sinzi uko nagicunguramo iramutse itarajyamo, kuko niyo yibanze kuri WordPress. WordPress ibihugu bimwe byemerewe ku accessinga. Okay, mwabonye haje akajambo done. So ubwo aho tumenye ko iri kujyamo, nubwo hano bitararangira neza, ariko nta kibazo. So ikijyamo rero reka tube turakomeza. Iri kudutinza ariko nta kibazo. Noneho ubwo reka tube twubaka urubuga nyirizina. Extension mwarebye yuko igeze mu free VPN Plus 1. VPN has been added to your Chrome. So ubwo ahangaha igezemo, turarindiraho gatoya babanze bagire ibyo batwereka nyine tumenye ko byatunganye. VPN has been successfully installed. Reka turebe. So ndumva ibindi si ngombwa cyane, yamaze kugeramo. Imaze kugeramo rero, aha bari kwigisha uko ikora, ariko twe turabizi kandi ngiye kubibereka, reka twe kubitindaho. Ubwo VPN turangije kugira iki kuyishyiramo. Ya mwabibonye. Turangije gushyiramo VPN rero, next icyo tugiye gukora, mureye hano ahangaha hasi hiyandika ngo remove from Chrome. Ubwo mbere hari add to Chrome, hari ukongera nuko bakitubwa gukuraho, bibwitse ngo yamaze kugeramo. Noneho reka twe tujye mbere turebe uko twakubaka uru rubuga, ariko ndabanza dufungure VPN. Kuyifungwa rero kuko ni extension ntabwo ari app, urareba ahangaha extension ukandeho. Umaze ukandeho haraza ngo ubwo hasi extension zose ufite harimo za security n'ibiki. Okay, noneho urakanda hano kuri iyi yawe nyine ushaka. Numara gukandaho utegereze. Umaze gutegereza haraza aya magambo. Kano ganura gataninga on gutya. Urakandaho aze connected. Bivugitse ngo ubwo turi muri America noneho rero West. Ntabwo tukiri muri East Africa. Noneho twemerewe ku accessinga haba Facebook, haba WordPress. Mbese urugero nabahaye rwa WordPress ni nka Facebook kuri muri bahishe IP address zayo. Bambe batwangiye ko IP address za East Africa ziba zakora kuri Facebook. Noneho ariko turaya accessinga tukayikoresha na WordPress nuko ku muntu uri mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda n'ahandi. Noneho hano turajya kuri Chrome yacu, ubwo turatangiye tujye mbere. Inama nakugira, igihe ureba iyi video ntukayirebe mugiye kubakoresha telefone. Hari abakoresha computer, ariko kubakoresha telefone ntukayirebe telefone ihagaze, jya uyitambika usetting video muri high quality ubashe kubyitegereza neza. Bitari ibyo ntabwo bimuzajya ubibona neza. Ikindi urubuga tugiye kubaka
ntabwo ari ngombwa computer, na telefone rwose, na telefone wayikoresha nta kabuza kandi ibintu bikagenda neza. No turandika WordPress, mwabonye turajyayo. Noneho tumaze kugera kuri WordPress, reka turebe aho dushaka. Nta rubuga dufitemo, ubwo turakanda. Ubwo njye natangiye nk'umuntu mushya na email nshya buri kimwe, ajya hano kuri wordpress.com cyangwa se login, aho wakanda hose. Reka twe dukande ahangaha nta kibazo n'ubundi. Tujyane intambwe ku ntambwe. Get started, kuko ari bwo bwa mbere ntabwo turakanda login. Login uyikanda iyo ufitemo account, kuko nta account ufite turakanda kuri get started. Get started. Urategereza. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo tutaza gufungura ya VPN ntabwo bari kutwemerera kugera ahangaha rwose, ariko VPN iri kwerekana ko turi muri Amerika, ntabwo iri kwerekana yuko turi hehe, turi muri East Africa. Noneho ushobora gukanda no kuri continue with your Google cyangwa se continue with email. Noneho reka nkore continue with email. Igihe cyose uzaba uhimba urubuga runaka, bya continue with web, gukomeza ukomeje kuri email yawe, iyo security ntabwo iba yuzuye, uwo mutekano ni muke. Akenshi igikoresha email ibyo byiza kurutaho. Noneho shaka, ubwo email tumaze kwishyiramo, urakanda kuri continue ahangaha. Create your account. Ubwo turi kubanza creatinga account ariko muri WordPress site. Itandukaniro iyo rero ukoresheje email wishyiramo password y'urwo rubuga gusa, ariko iyo ukoresheje email nyine nta bindi byinshi bagusobanuza. Ariko iyo uyandikishije email, ubwo uba ufitemo account zisa nk'aho ari ebyiri. Ubwo niwo mutekano nkuhaye, ujye ubyitaho. None hano batubwiye ibintu bitandukanye, batubwiye ngo choose your domain, find and claim one or more domain. So ubwo bari kutubwira niba tuhajya gukoresha domain, ariko wibuke twe nta domain dufite. Ubwo turarindira ahangaha bibanze by'isearching, ubundi mbereke icyo gukora, kuko bari buze kuduha domain y'ubuntu imara igihe, nta na expired date yayigira, ahubwo ni y'ubuntu nyine. Ariko iyo ushatse kuyihindura ni weho uyihindura. Niyo mpamvu turategereza kubera ikirere cyangwa se network. So iyo bigeze ahangaha turategereza kabanze gusacinga, ubundi mbereke icyo gukora. So murareba hano batubwiye ko tugomba kugura domain, ariko twe nta domain dushaka gukoresha. Aho rero icyo ubusabwa, ushobora gusubira inyuma gato yuko nguko. Reka mbereke uko bigenda. Uraza ahangaha, hano murareba ko barangije, ukanda uragaruka inyuma rimwe uku nguku. Nshaka tujyane intambwe ku ntambwe, ubundi biba ku muntu ukritinze bwa mbere. Niyo mpamvu nanjye ngomba kubereka intambwe ku yindi ku muntu ubikoze bwa kangahe bwa mbere. wordpress.com sites. Mubonye ko dusubiye inyuma rimwe, nawe niko uzabikora. Nutabikora bizahita bikugora, wibaza aho nyura bikuyobera. Noneho hano dusubiye inyuma kangahe rimwe, bahise batugeza kuri WordPress sites, ku mbuga. Batweretse ko nta rubuga ahangaha dufite, no result. Noneho tuhita twanda kuri add site.
add site. Tujyane intambwe ku ntambwe, kandi igihe ugize ikibazo ujye utubaza, uri free. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp, ushobora gutanga muri comment, ariko ushaka gusubizwa mu buryo buri official, ku buryo hari igihe azasubizwa muri video, aba agomba kubariza muri comment. Add site. Okay, nibyo batugaruye hano kuri add site, naho wahanyura reka tukubereke indi nzira. Noneho tugiye kwita urubuga rwacu ngo reka turwite kwiga kubaka urubuga nk'uko bisanzwe. Kwiga kubaka urubuga. Kwiga kubaka, ndagira ngo mbikore buhoro buhoro, buri wese ajye aba abireba. Niyo mpamvu nkunda gukora ibintu buhoro buhoro kugira ngo mubyitegereze mu buryo buruseho. Kwiga kubaka urubuga. Ariko se nakanze kubaka urubuga gusa kugira ngo ube bigufi, ariko ubundi domain name ingufi nizo nziza kurutaho. Kwiga kubaka urubuga, akenshi ibigufi nibyo biba ari byiza muri search engine optimization. Birafasha kuko usanga akenshi nta bantu muri kwitiranwa benshi, kuko bisaba ngo domain yawe ibe itandukanye n'izindi zose. Bitari ibyo urubuga rwawe ntabwo rupfa kugaragara. Umuntu akora search urubuga rwawe akaza izindi mbuga nyinshi, ariko iyo wakoze urusukwarwo nyine ntawe muba musa. Ukimara kwandika urubuga rwawe nirwo ruhita ruza, nta rundi ruza rwisunga urwawe. Noneho ubwo umaze kwandika urubuga, urakanda kuri filter ahangaha. Ubwo bivugitse ngo hariya wasubira inyuma cyangwa se ntusubire inyuma, izo nzira zombi zirashoboka. Okay, noneho aha batubwiye yuko dushobora guhita twongeramo iki. Aha ni igihe ushaka kwishyura premium, bagahita bagushyiramo, kakwereka domain name urashyiraho, kandi twebwe dushaka aha free. Muri hangana rero nidutinda, ariko icyo dushaka twebwe nshaka kuberekera kuri free. Ndagaruka n'ubundi nyuma gatoya, ndagaruka inyuma gato kuko ngiye nshaka kubereka ahari free of charge. Ahangaha bahita bagusaba aya domain, sibyo? Kandi twe dushaka guharanira ko mubonye uburyo bwo kurwubaka mu buryo bwa free of charge. Tugaruke inyuma gato n'ubundi dushaka izindi nzira. Ahangaha naho bagusaba kwishyura. Turagaruka inyuma gatoya. Turagaruka inyuma, nibiba ngombwa turasubira kuri login, tubanze dukore login, noneho tugaruke bushyashya, kugira ngo tuze kubona uburyo bwo gucreatinga free account. So ahangaha tugarutse inyuma gatoya, tugiye kubanza dukore verification y'iyi ntuza yacu, iyi email. Urakanda ahangaha kuri account aha mu nguni, please verify your email address. Kubanza gukora verification, kuko nayo ni ngombwa. Verifying, verify your email, secure your account, access more features. Nuvuga ngo ibi ni ukubanza ukabikora. Tugiye kubanza turebe nimba hari link twakiriye. Dusanga tutayakiriye, ubwo turi buze kugaruka dusaba indi hariya. Tugiye kubanza gukora verification cyangwa se verification cyangwa se igenzura cyangwa igenzurwa.
ubundi WordPress numara kumenya nitujyana intambwe ku yindi uri buze kubasha kuba waziyubakira urubuga rwawe, kandi WordPress itanga uburenganzira bwo gushushanya nk'uko ubyumva, kandi ifite na za features nyinshi zigiye zitandukanye nk'uko tuzagenda tubireba. Rero hano batubwiye ko baduhaye link, turakandaho kuri iyo link no tuze gukora verification y'urubuga rwacu. Nituyirangiza rero nibwo turi buze kwemererwa kubaka urubuga. Impamvu nyirizina yatumaga bibanza kwanga nuko tutari twakoze verification. Ubwo rero ariko nta kibazo, tujyaye intambwe ku ntambwe. Hari igihe umuntu aba adaheruka rwubatse maze igihe runaka azubaka, ariko amaze igihe yubaka n'izindi mbuga zitandukanye, nabyo bikaba byatuma hari utuntu tw'udustep tumwe tuza mu bwonko tubanje gutinda. Confirm your email, dukanzara kuri confirm your email. Noneho tumaze gukandaho turi buze gutegereza. Ikindi mbamenyesha nuko muri WordPress dufite nabyita uburyo bubiri, hariyo twita drop and drag, haniyo n'indi za mbere. Nuvuga ngo mbere urubuga rwa WordPress warubakaga nyine bisanzwe ushushanya, ariko buno hari icyo batanze cyo kuba wakeditinga buri kimwe nk'uko ucyifuza. Ahangaha verification turayirangije. Verification tumaze kuyirangiza rero turatangira no kuri them. Ahangaha turakandaho tujyane intambwe ku ntambwe. Aha niho tugiye guhitamo urubuga dukeneye uko ruzaba rumeze. Noneho turahita tuza turarindira batuzanire aya mashusho atandukanye, ariko nubwo ureba ngo ni amashusho, si amashusho gusa, ahubwo ni uguhitamo urubuga rwawe ruzabe rute style yarwo izabe iyihe. Reka turi buze kubireba. Aha niho tugiye guhitiramo urubuga rwacu uko ruzaba ruteye, imyandikire yarwo, imyitwarire yarwo, si uko ruzaba rusa. Ibyo byose ahangaha niho bihitirwamo, niho ubanza. Noneho hari kuza muri recommended nta kintu baduhaye, batubwiye ngo keretse babidukoreye. Noneho ushobora no kujya kuri blog, portfolio, business, store, mbe biterwa n'icyo ushaka kubaka. Twe dushaka kubaka turanyura kuri blog, sibyo? Kunyura no kuri portfolio biterwa n'icyo ushaka kubaka, business what. So aha naho habamo guhitamo, habamo amashusho yakorerwaho ku buntu cyangwa se ayishyurirwa. Twe turi buze kugerageza dushake ibya free gusa, kugira ngo n'undi uzashaka kugira free bizamworohere. Kandi uretse no guhitamo blog, ushobora no guhitamo kuri all, mbe ugahitamo kuri byose baze kubikwereka uhitemo. Ariko mu buryo bwo koroshya uburyo bwo gusacinga, duhisemo kuri blog. Urubuga ubwo duhisemo ngo urubuga ruzabe rusa na blog. Blog rero mu kinyarwanda bimwe bizaba bitugora, ariko nta kibazo, ntacyo bidutwaye. Noneho ubwo uhisemo ko bisa na store, ubwo nyine baguha urubuga bashushanya, ariko bikurikije ko store ziba zubatswe, businesses biki byose birashoboka. Ariko twe ubwo twamaze guhita mu page in responsive network problem, ariko nta kibazo. Murareba ko twe ahangaha ubwo bamaze kutwereka portfolio zitandukanye. Urubuga rwawe ushaka ko rusa gute? Ushaka ko rusa nk'uru nguru, ushaka ko rusa nk'uru. Noneho ushobora guhitamo, iyo uhisemo unyuma ugasanga ari bibi ushobora kubihindura. Ariko nongere mvuge ngo ariko ahantu ujye uhagera ujye witonda, kuko hari ibyo ushobora guhitamo just waje guhindura nyuma bikanga. Gusa mbona ko hari update bakoze ku buryo hari igihe bitakugora cyane, ariko bagenda babihindagura. Nivuga ngo muri aya mahitamo hari imbuga zitemera drag and drop, zitemera kuba wakeditinga buri hamwe nk'uko ubyifuza. Ariko niyo mpamvu ugomba mbere yo guhitamo babanza kukwereka icyo ugiye guhitamo n'uburyo gikoramo. Reka twe twitiremo iyi ngiyi, nawe ndakurangiye aba ariyo uzahitamo. Iyi bayita boote, iyi ngiyi, iyi iriho embark on an adventure. Iyi ni nziza, iyi ngiyi kabisa. Noneho reka wenda turayikandaho, turi buze kuyikandaho, bazi no kutwereka amabwiriza yayo, kugira ngo wenda ndebe ko nabyo mwabisobanukirwa.
aha bagiye kudusobanurira ibyayo. Batubwira pick this design Bute by Automatic. Bute is a blog theme that has a full screen front. Ubwo aha bavuze ibiyiranga: full site editing, block theme, pictures, images, block editor style, ATR language support. Murareba ko iyi deme cyangwa se mu kinyarwanda rero mujye munyihangana sometimes ntabwo bimwe bijya bikunda, ariko murebye ko ifite isumbye izindi, ifite full site editing, hari izitazigira. Noneho kaduhitemo iyi pick this one, dukanze aha kuri pick this designer. Pick this designer, ubwo designer niyo igiye kuba y'urubuga rwacu. Yego si ukuvuga ngo ntabwo ari amabara turayakuramo n'inyandiko turabikuramo, ariko style y'urubuga rwawe igomba kuba ifite iki yishingiye. Nk'uko mubyumva, iyo twubaka imbuga from scratch, bya bindi tuziga from coding, hari style, hari icyo twita style sheets, hari icyo mbese ni ukuvuga ngo urubuga rugomba kuba rufite style yarwo iruranga. Iyo style rero hari iyo usanga yubatswe muri Java, hari iyo usanga yubatswe muri CS, muri CS hari iyo usanga yanditse mu mbuga nyine muri languages zitandukanye. Niyo mpamvu bagusaba guhitamo dimi yawe ugomba gukoresha. Noneho turarindira babanze baduhereze neza iyi Bute. Ifite stars 23. Ubwo just buri wese ahitamo uko abyumva, n'undi ashobora guhitamo indi, n'undi agahitamo indi, nta mategeko abihana. Iyi gusa njye niyo mpisemo yo tugiye gukoresha muri aka kanya. WordPress start with them referent carry. So turategereza, batubwiye ngo iyi ni free interval type year. Bakubwira ko izarangira mu mwaka, ariko na nyuma y'umwaka irakomeza igakora. Icyo ni ikintu cyiza kuri WordPress, irakomeza igakora na nyuma y'umwaka. Noneho iyi ni free, ariko nyuma yumaze kugira kuri business ushobora kuba wagira iki wahindura. Aha baratubwira ngo connect your domain to purchase area. So nyuma nanone murareba ko badusabye ko twakomeza, ariko ntabwo aha turagura ntabwo tugiye kugura domain, ahubwo baratubwiye ngo enter some describe keyword to get started. Murareba aha none keyword tugiye gushyiramo, reka ndashyiremo phone. Ubwo aha ni ku muntu ushaka guhita akomereza ko bagashyiraho na domain name. Noneho turategereza gatoya, hari igihe biradusaba kubanza kugira inyuma tukongera tukadingamo amazina. Urareba aho bari kutwereka yuko tugomba kwishyura domain, ariko twe nta domain dushaka, ariko tumaze kwandikamo iri jambo phone niryo kudufasha kugira ibi bintu bize nshaka kubereka. None hano hari ijambo get a free 1 year domain registration with any paid annual, choose my domain later. None turakanda kuri choose my domain later. Ako kajambo niko kahoze katwihisha twari dukeneye. None batubwiye ngo choose your flavor of WordPress. Kari akajambo ugomba kugashaka paka ukabonye, kavuga ngo choose my domain later. Noneho turajya mbere, aha rero basi batwereka ibiciro. Ibiciro rero twe turakanda hano kuri start with free, no explanation date. Iyi free yo nta expired date igira, niyo turakanda. Baraduha 1 GB storage, niko hari abanditse making your cookies. Abwo aha twatangiye neza, twamaze kwinjira mu gikorwa nyirizina planning the next cheese move. So ahangaha hari igihe hatinzemo akantu gato, biradusaba kugira iki gukora icyo bita gutegereza. Aho nta kindi dusabwa no gutegereza. Mwarebe ya Bute yacu twahisemo bahise bayitwereka Bute ngiyi. Niyo style y'urubuga rwacu, irabiteye nkuko Bute iteye. Noneho tujyane intambwe ku yindi. Pick a theme. So muzi ko twamaze kuyipikinga ni Bute.
so ahangaha ujya utegerezaho gatoya. White bits. So murareba ya bute yacu yamaze gusohora, ariko mwitegereze hepfo kano kantu ndagira mukitegereze neza. Aha ndabanza mpasubire mbereka akantu mwitegereza, hari premium fonts. Ubwo fonts harimo izishyurirwa, ariko twe twesemo font y'ubuntu yitwa Poppins Robot Free Font, niboneka muri bute. Noneho ubwo ahangaha bamaze kutwereka isura cyangwa se style na font twahisemo niyo ngiyo, kandi batubwiye yuko ari iki, ari iy'ubuntu. Bivugitse ngo igihe ushaka kubaka urubuga rw'ubuntu, icyo ngicyo uba ugomba kugikurikiza ukitegereza fonti ugiye guhitamo ni iy'ubuntu cyangwa irishyurirwa. Ubwo hano bamaze kutwemerera ingiyi turayitikingaho, ndetse tukanda kuri continue. Ahangaha continue, laying the fontaining with the light what making it beautiful. So ubwo aho kandi twamaze kujya muri process. Biroroshye cyane, biroroshye. Uwa telefone yayikoresha, uwa computer yayikoresha, ntihazagire ukubeshya ngo ntabwo wakubaka urubuga rwa WordPress udafite computer. Icyo yaba ari ikinyoma. Smartphone irabikora kandi ikabikora neza. So ubwo urubuga twamaze kurugeraho, ariko mwibuke twamaze verify email, icyo twakiverifyinze. Next, give your name, give your site name. Urubuga rwawe rwite izina. So turibuze kurwita izina, turwite ngwiki rero. Okay, reka manze turwite rya zina n'ubundi kwiga. Aha iyo bavuze site title, aha ni izina ry'urubuga, ariko hepfo nta kandi kantu kiyongeramo. Hepfo iyo ubwo ni heading 2 cyangwa se umutwe wa kabiri. Aha ni kwiga gukora reka kubaka urubuga. Sorry. Ariko reka tunite iryo zina kuko ndumva ryo riri kuza vuba. Kwiga kubaka urubuga. Kubaka urubuga. Kwiga kubaka urubuga. Hepfo twandike ngo umwarimu. Umwarimu. Seti iradukunda. So ubwo ahangaha kwiga, ubwo iri niyo bita izina ry'urubuga, ariko rufite hepfo na heading ya kabiri. Noneho ubwo icyo turahita tukanda kuri save settings. Save settings. Ahangaha ni ugushyiraho site icon cyangwa se ifoto. Ubwo nayo turayishyiraho. Reka buri kantu kose tugira iki tugashyiremo. Aha barakubaza urubuga rurava muri document, rurava he? Twe you don't have any image, so rurava muri upload media. Bigiye kuva hehe? Muri computer yacu. So ubwo turakanda dutegereze. Kwiga kubaka urubuga, reka turebe ahari ifoto twashyiramo. Kubaka urubuga, ese dukoreshe iyihe? Nibagiye gutegura logo turibuze gukoresha, ariko nubwo logo ntayo nateguye, iyo washyiramo yose yaza gukora iki? Yaza gukora. Nandi kugira ngo wenda nze gushyiramo ya logo y'urubuga rwacu, kandi ndebe ko nyibona aba ariyo nshyiramo. Kwiga kubaka urubuga, ariko nibyanga kuko n'ubundi ari aho turi kwigira, turashyiramo logo iyo ariyo yose. Reka dushyiremo iyi telefone. Dushyizemo telefone. So urarindira, mureba ko yamaze kujyamo, turi dukanda kuri continue. Ariko iyi logo hari igihe ndibuze kuyihindura, ndumva ntayikunze special. So turakanda kuri ahubwo nyine hari ni rotate, no kwigabanya cyangwa se kuyongera. Turakanda kuri done. Ubwo twemeje ko iriya phone ari igiye kuba logo tugiye gukoresha. Rwose ndumva ntayikunze, sinzi, reka nyikuremo. Ariko nubwo nyikuyemo, aha iribitse ku buryo next nituyikenera turi buze kuyikoresha.
Reka turebe, reka ndumva nayikuramo ariko nta kibazo nubwo twayireka, reka twande kuri continue, dukore done. Ahangaha kuri done n'ubundi naho turi kwigira setting saved successful, twamaze kuyishyiramo. Noneho aha hepfo urubuga ruraba rwitwa Ngwiki. Time zone tukoresha iyihe? Los Angeles what? Hose birashoboka, ariko reka tubanze hano naho, aha niho turi buze. Urareba ko bahise baduhereza izina risa na email, ariko iri dushaka kurihindura, turagira add customer address. Ako kantu mugire iki mukitondere, ariko se twakagarutseho nyuma. Reka turebe, reka nako nkashyirireho rimwe, add customer address, you have unsaved changes. Okay, nta kibazo. Ubwo tugiye guhindura twadinge customer address cyangwa se izina twe twishakira, kuko urabona ikizina kibaye kirekire kandi ntabwo aricyo dushaka. Twe dushaka kwishyiraho iryacu zina, ariko tutaguze domain name. Niba utazi domain name, uri buze gusubira imbere muri video za IT class zatambutse muri iyi podcast, uze gushakamo reka turebe, uze gushakamo urasobanukirwa icyo ari cyo. Noneho ahangaha twaba tugiye kure, naba mbihutishije, nambagejeje mu wa kabiri. Reka tubanze twareke gatoya, tugaruke inyuma, go back one time. Bareba ko urubuga rwamaze kwiga kubaka urubuga. Ahangaha wahahindura biterwa nuko ubyumva, nta kibazo. Ubwo hano bakurikije, mwibuke ya VPN turi gukorera, kenshi niba ihinduye adresse turiho, murabona ko ya adresse yahise ihindura, ariko aho wemerewe kuhahindura nta mategeko abihana. Noneho hari icyo bita admin interface style, guhitamo style yawe. Default niyo nziza, native dashboard to manage site, iyo niyo nziza. Ariko ushaka wahindura ukajya kuri use WP admin to manage your site. Ubwo ni uburyo bwo gukoresha. Noneho ubwo aho turaba tuhavuye, tuzahagaruka turi mu setting atandukanye. None icyo dukeneye gushushanya urubuga. Ako kantu ni ak'ingenzi cyane. Aha turi ni muri dashboard ya admin, ariko hari icyo bita gushushanya urubuga. Mwibuke rwa rubuga rwacu uko rusa, nuvuga ngo ubu turuberetse uko rusa, ariko hano ruracyari kuri coming soon. Ila coming soon rero ndagira ngo ila coming soon ahangaha ni igihe tugikora urubuga ariko tutararurangiza. Ubu rureke muri coming soon mbere yuko ruba ruri gukorwaho na index, ariko nabyo nubwo wahita urulanshinga biba byiza kuruta kurulanshinga. Ni gute rero? Your site has not been launched yet, it hidden from visitor behind a coming soon. Batubwira ngo urubuga rwacu ruracyahishwe muri ruzaba ruboneka, coming soon, cyangwa se biraje mu minsi iri imbere. Noneho ntabwo rwazigera rurebwa n'umuntu keretse tumaze kurukanda kuri launch site. Turakanda kuri launch site. Launch site akenshi ujikanda ari ku rubuga warurangije, ariko twe nubwo wayikandaho mbere ntabwo ruba rwenda guhita rwiyerekana ako kanya. Aha rero bari kutubaza bya domain n'ibiki, kandi mwibuke nta twakoresha domain. Niyo mpamvu launch site ahangaha ushobora kuyiranshinga. Yabonye check pair what ugakomeza, ariko twe n'ubundi turi buze gukora free. Turakanda kuri skip patches. Yabonye tugize iki, turaskipinze kuko ntabwo twebwe urubuga rwacu ruri kwishyura. Noneho hano step 2 of 2 ubwo bitwe ngo ni intambwe ya kabiri mu ntambwe ebyiri usabwa. Noneho aha turasomera ijambo keep this plan. Ntabwo nabo batubwiye select, ahubwo batubwiye ngo keep this plan. Nabo batubwiye ngo your site will be live shortly. Your site will be live shortly. Urubuga rwa ruri buze kuba live cyangwa se kwerekanwa ahantu hatandukanye mu gihe gitoya. Ubwo icyo ngicyo barakitwemeje. Ubwo ruraba rwitwa iri zina muri kureba, Tech College Hack Team, nibyo. Murebe iri zina ni rirerire, kurihereza umuntu byazakugora. Niyo mpamvu nyuma turi buze gukenera kugira iki, kuruhindura. So urubuga twamaze kurwerekwa. Noneho show site setup. Aha nyine kukwereka ibigiye bikurikiyeho, ariko twe ibyo bikoreshwa batazi kubaka. Twe ubwo tubizi ntabwo ari ngombwa bagenda batwereka ngo wakurikiye iki, harabura iki, ahubwo turabizi. Ariko dore uko ruba rwitwa techcollegehackteam.com
wordpress.com. Murumva icyo kizina kirekire, nyuma ndibuze kuzabereka uko bihindurwa, ariko urubuga rwacu ubwo nguru hano bari kutwereka nguru yitwa kwiga kubaka urubuga, nguko uko rusa mbrackawat. Biriya birimo muri kureba tugeze duhindura ni ya shusho twahisemo ya dim cyangwa se style yuko ruzaba rusa, bahise babitwadingira, ariko tugomba kubihindura tuga editingamo ibyacu. Iryo ni ryo somo rikomeye ugomba kumenya, abantu benshi niho bagera bakananirirwa ahangaha. Uraza hepfo rero, ubwo tugiye guhindura iriya shusho y'urubuga baduhaye, ntabwo turarurekera nk'urwabo kandi baruduhaye. Aho rero turakenera icyo bita full site editor, niyo yindi nababwiye. Full site editor niyo igiye kudufasha ahangaha. Tura scrolling down, reka turebe ko mbona aho nshaka. Appearance, hano kuri appearance niho ukanda, hakaza theme, hakaza editor, customize. Appearance rero turaza kwa hano kuri editor, duhite dukanda. Mwakabonye kari akantu ko hagati nkanzeho, turategereza. Ubwo tugiye kujya kuri editor, dukuremo ririya bara, dushyiremo icyo twe twifuza. Editor, step by step editor. Birasaba ngo tujyane intambwe ku ntambwe, we gusigara na gatoya. Kandi dukomeza kubibutsa, ushaka kudusapotinga cyangwa se haba mu bitekerezo, haba mu mikorere, wanatugurana na ka wifi rega. Ushatse kubikora rero watwandikira kuri nimero yacu iri hepfo y'ivideo, mu magambo aba hepfo ya video kuri YouTube. Noneho uri buze kuhabona WhatsApp yacu, noneho ube watwandikira, cyangwa se unatubwire muri comment ko wifuza kudusapotinga, nabyo ushyiraho address zawe. Ibyo nabwo twaza kukwihamagarira ukadufasha mu bintu bitandukanye. Watugura wifi, cyangwa se washimira, cyangwa se ukaba waduha n'ibitekerezo, kuko igitekerezo nacyo ni ingenzi. Noneho urategereza kano kantu k'umukara kari kwitambika ahangaha kabanze kuzure. Nikamara kuzura barakubwira ngo icyo ugiye guhindura ni iki. Noneho kwiga kubaka urubuga, izina ryo bariduhaye, ariko iki kizina ni icyabo basizemo iki kinini, Emabracono Adventure what. So ibyo ngibyo tugomba kugira iki, kubikuramo, kuko si twe twabishyizemo. Noneho turakandaho rimwe, kanda muri icyo gishusho. Ubwo gukandaho bagiye guhita haduhereza hose, mwabibonye. Aha bari kutubwira ngo take tour, ibi ni by'abatabizi nyine bo kujya bagenda bakwigisha urabikora, ariko twe turakanda kuri skip, ibyo ntabyo dukeneye. Naka ka block what, nubwo twaba tugahagaritse gutyo nta kibazo. Mbrack, iki kizina ushobora kugihindura wanditsemo izina ryawe, sibyo, cyangwa se ukagisiba burundu. Ndagira ngo tuze kukireka, ndagira ngo tuze kukireka, cyangwa se byose birashoboka, wagihindura wakireka nkuko mbibabwiye. Ariko reka manze nshake ya magambo turifashisha twubaka urubuga. Mwibuka amagambo twubakishe rwa rubuga, n'ubundi niyo nshaka yuko tuza kubakisha uru rubuga, kuko nabwiye ko nta wundi mugambi uretse kugira iki, kwiga. Ngaya ya magambo twakoresheje, ni amagambo aba yabanje gutegurwa. Nawe ushobora kubanza gutegura amagambo uzagira, kandi ni nka condition ugomba kuhategura amagambo, kuko guhimbira amagambo aho ngaho aho naho ntungane wabavuga urunyankore, guhita uyatekereza ako kanya. Hari igihe wanditse amafuti menshi, ahubwo ushobora kubanza kwandika amagambo ukayatekerezaho, ukareba ko yuzuye neza nk'uko bikwiriye. Aya niyo magambo tugiye kwifashisha rero, kwiga kubaka urubuga. Nkuko nababwiye, iki kigambo kinini ushobora kugikuramo cyangwa se ukagikoresha, byose nta mategeko abihana. Copy. Noneho ndagira ngo iki kijambo tugisimbuze kari akajambo kitwa kwiga kubaka urubuga. Reka turebe, soka paste, dukoreshe paste mu gihe guhita tubihinduranya byihuse. Kwiga kubaka urubuga, mwabonye. Kwiga kubaka iki, urubuga. Ikindi dukeneye ni ukuba twahindura ahangaha, tugahindura iyi dem, cyangwa se reka turebe ko dushaka style.
a powerful new way to style your site. Aha bari kudusaba gukora upgrade, nta upgrade dushaka gukora ibintu biri free. Wenda iyi shusho mureba ni rusange, kuyirekeramo ntabwo byaba ari igitekerezo cyiza. Kubera iki? Kuko tuyirekeyemo ushobora kuzasanga hari n'abandi bafite iyi shusho nyine, kuko ni rusange. Turajya kuri style, dukande kuri style, tujye kuri background. Reka ndansubira inyuma kugira mu byitegereze mpakoze vuba vuba. Arakanda hano kuri style, aho kanda kuri style amanuka hepfo kuri background, kandeho add background image, open library cyangwa se upload. Reka tugere kuri upload. Ubwo tugiye gushyiramo ishusho, ariko tugira iki twifuza. Ariko iyi shusho uyikunze nayo wayirekeraho, gusa hari ingaruka mvuga ni iyihe? Ni ukuba ni ikintu gihuriweho na rusange. Reka dukoreshe iyi shusho turebe niba rirajyamo, kuko ikintu gihuriweho na rusange. Rero hari igihe ujya gusanga hari undi nawe wayikunze n'undi akayikunda, mugasanga mufite urubuga rusa. Hano batubwiye kugira ngo dushyire muri background, your site include premium style that are not visible to our visitor after upgrading. Batubwiye kugira ngo babishyiremo nuko twabanza tugakoresha kwishyura. Reka iyi style tuyikuremo, nta kitumariye, ahubwo dushaka ubundi buryo. Ubundi buryo rero ndabanza nsibe aya magambo. Gusa ahantu hagomba kujya headings. Sinzi, reka turasoza tuyaretse. Reka turebe, ahubwo tuyahindure mu bugari. Turakanda uku nguku, heading 1 tuyagire heading 6. Ubwo nyagize matoya, yari heading 1 yagize heading 6, bivugitse ngo agiye kuba matoya. Reka turebe, heading 6 ntabwo biri guhita bikunda byihuse, ariko ntacyo bidutwaye. Nibyanga tunarayasiba, kuko dushaka style y'ibyo twifuza, ntabwo urubuga ariko rudategeka uko twubaka ibyacu. Ubwo aha turi muri style, nkuko nababwiye style irarushya, aho iyo uhashoboye ibindi byose muri WordPress biba byoroshye. Aha naho gushyira heading, ariko reka tube tuharetse, kuko hari ibyo n'ubundi tugambiriye kubanza gukora. Aha tubashaka kubanza kongeramo background zacu. Aha hari akantu k'agateranyo kari kuza mu kito, mwakabonye, add block. N'aha hari akandi turagashyira add block. Turashyiramo iki? Ushobora gushyiramo gallery, amafoto ariko menshi atandukanye. Ushobora gushyiramo list, quotes, wording, heading. So tugiye gushyiramo heading first. Ubwo heading twe turayimuye. Abonye icyo nicyo nababwiye ko urubuga ntabwo rugomba kudutegeka ko turwubaka, ahubwo twe tugomba guhindura style twifuza. Heading turete dukanda paste, tugiye kwandikamo rya jambo kwiga kubaka urubuga. Ariko murareba rigiye ku ruhande, kandi ntabwo dushaka yuko rujya hehe ku ruhande. Uraza ahangaha ujye muri align text center, ubwo bagiye kurushyira hagati. Mubonye kwiga kubaka urubuga. So ako ni kamwe. Dushobora kongeraho n'akandi kajambo twifuza. Mureba heading ibaye ntoya nkuko tubyifuza. Noneho tumanuke hepfo, twongeremo akandi kantu. Ubwo nyine ukandaho kugira ngo ubone kari agateranyo, kandi naho ushobora kubihindura ukabigaragaza cyane ukoresha uku nguku, ukaza ugakanda kuri bold. Mureba ko bise bihinduka. Kwiga kubaka iki? Urubuga. Kari agateranyo kaje turagakandaho. Nshaka kongeraho akandi kajambo, turongeraho paragraph. Ngiyi turandikaho, reka turebe, so turandikaho, ariko mbere ya byose reka manze nandinga akantu gatoya. Reka nkagire nako headings, ndakagira heading. Aha hantu hakurikirane ni ahantu h'ingenzi cyane. Iyi heading nayo turandika ngo umwarimu teacher, ubwo uri kwigisha kubaka iki? Urwo rubuga. Iyi heading nayo reka tuyite ngo ni umwarimu seti iradukunda. None nayo turashaka kari akajambo nabwo kaze hagati text, cyangwa se tugushobora no kugashyirira ibumoso hirya. Reka mbibereke align text right, gutya tugashize iburyo. Umwarimu ninde? Ni seti iradukunda. Noneho hari irindi somo ugomba kubuzi, ni ryo guhindura ziriya nyuguti zigasa nk'uko ushaka. Ni irindi somo naryo mugomba kuba muzi, ariko naryo rirakorwaho, ritanakozwe muri video ryakorwaho na next. Noneho ubwo aha naho tugize iki? Turaharangije. None tugiye kongeramo iki? Ifoto. Turarindira ka gateranyo ngaka kaje, turakandaho like that.
to share icyo bita image. Hari ibintu byinshi, hari za paper, izi browser all, hari ibintu byinshi cyane. Reka wenda nkande yo mbibereke. Browser all ni uguhitamo ibintu byose wifuza. Washyira template, washyira code ubwo ni coding yandi tuziga kuba hari code yawe wahashyira, za embed code naraziberetse, ubwo aho wahashyira embed code. No, so events would down, event countdown, ibyo byose wagira iki, page list, races, ibi byose ni ibintu wagira iki wahashyira. Hari za partners, hari media, hari what, ibi byose ni ibintu wagira iki, ni ibintu wahashyira. Noneho ubwo ako niko nshaka kubereka. Reka tuhashyire image, tuhashyirize iki, ifoto, ko dushaka kuhashyira ifoto hari ahantu. Aha bari kutwereka muri amafoto dufite. None ya background batwangiye ko dushyiraho twishyuye, ngiyi mwibuke twayi downloadinze muri WordPress. Iyo umaze gukanda kuri image ikajyamo, ubwo ibibaye yawe ahora ukoresha uko ushaka. Ni ngiyi twashakaga, n'ubundi turayishyiramo, twayi uploadinze. Wenda se utayifite, reka manze nsubire inyuma nkabereke, wenda ntiwayishyizemo wowe, kuko aha mpatarutse benshi basigara. Turakanda hano kuri add, tukande kuri add image. Noneho tumaze gukanda kuri add image, baratubwira ngo ifoto ugiye kuyikura he, upload. Aho ni ukuyikura muri computer, select image, generate with artificial intelligence, insert from URL. Noneho twe turayifite, turakanda kuri select. Ariko niba utayifite turakanda no kuri upload. Reka mbide tukanda kuri upload. Nubwo twari tuyifite, ariko turahitamo indi tutari dufite. Turakanda aho kuri upload, dushyiremo iyi ngiyi. Ubwo murareba ishusho igiye guhita igira iki, ihinduka muri aka gace. Ako ni akantu nashaka kubereka k'ingenzi mugomba kuba muzi, kuko benshi bakageraho kakananirana. So iyi ni ishusho dushyizemo, ushobora kuyihindura ubonye nyuma idasa nk'uko ubyifuza wowe ubwawe. So aha murareba ijemo, ariko ni ntoya. Kuki ari ntoya? Kuki itari kugera hose? Turi buze kuyikandaho rero. Turangiza kuyikandaho, mareba hari utuntu tw'udupoints ngutu. Utu nitwo tutuma yuzura nangwa ntiyuzure. Mwayibonye, turabukandaho tuyuzuzemo neza. Mwayibonye, ubwo iyi foto igezemo, turandikaho ibyo twifuza. None nyuma ushobora kwandikaho amagambo wifuza. Ubonye atari nziza, ukanda hano kuri replace. Mwayibonye, in background twe twishyiriyemo, none tugiye kugira iki, kuyihindura. Kwihindura n'ubundi uraza ugakanda ahangaha ugahitamo ifoto cyangwa se ukaploadinga, ubwo ukaba ugize iki, uyihinduye. Ubwo nibwo buryo WordPress yose wayihindura. None ahangaha tugiye kuyikoresha, turakanda like that. Ubwo aha bivugitse ngo harasa uku nguku, ariko twe dushaka kuyireplace, kuko ntabwo iyi twe dushaka kuyireplace, tukashyira iy'urubuga twifuza uko rurasa. Ese tuhashyire iyihe foto iratubera nziza nk'abantu turi kwiga kubaka urubuga? Turayikandaho uko naberetse. Turategereza. So ubwo turi buze gukandaho, ariko bigaragara ko ari network ziri gukora buhoro buhoro, muri buze kutwihanganira sometimes. Dushaka guhindura iyi template ngiyi batubwiye replace. Kugira ngo uwihisemo nuko utu turongo tuza kubonekaho, utu tudomo urakanda hano kuri replace. Aho replace ni uguhindura. Liberal upload, turakanda kuri upload. None tugiye gushyiramo iyo twe twifuza nk'abantu bari kwiga kubaka iki, kubaka urubuga. Reka turebe iyo tuza kuhashyira muri izi zose, kuko iriya ntabwo ari background, ahubwo ni ifoto wifuza kuba iri ku rubuga rwawe. Reka ndebe ikintu tuhongera. Ubwo ndi gushaka background nziza nahashyira, ariko ntabwo ndi kuyibona. Mureke dushyireho background iyo ariyo yose, noneho kugira ngo twe kugira iki, twe gutinda. Reka dushyiremo iyi umuntu gukoresha iki, computer. Okay, mwayibonye rero.
niyo background tugize iki dushyiremo. Iri ni ibanga rikomeye cyane, urubuga rwiza rwose rugizwe n'amafoto na video. Ubu wubatse urubuga rutagira video rwose nk'ubwije ukuri ko rwose nta shusho ruba rufite. Ibyo ugomba kuba ubizi neza. WordPress ifite ibintu byinshi, muri iyi video dushobora kutabirangiza na next tukabikoraho. Ubwo iyi ni ifoto dushyizemo, ubonye itari nziza wayihindura mbere uko ihindurwa. Noneho aha turi kwiga ngo ni ukwiga kubaka iki urubuga. Iri jambo heading nayo dushobora kwahindura bigasoza tunabikuyeho, kuko aha ntacyo biri kuza kudukorera. Kubikuraho babikuraho bate rero? Ni ibanga rikomeye, witegereze neza. Ubwo tugiye gusiba block twongeyemo cyangwa se iyo dusanze irimo. Ubwo ni nk'iyi block kuba dushyize ifoto mbere c'est replacer gusa, ariko ushaka kuyisiba none ubikora ute? Ushaka ngo rwa ruhande rwose ruvemo, ubanza ukaruhitamo kunguka. Aha ni kuri heading tuhisemo, ukareba ahangaha ugakanda kuri ubwo budomo butatu, maze ukanda kuri ubwo budomo butatu hari buze iyi mirongo itandukanye, urascrollinga down uze kuri edit as HTML, uze kuri delete. Ubwo tugiye guhita tuhasiba, murareba ko havuyemo n'ibi byose, n'ibi twabisiba tukabikuramo. Aya magambo rero mureba hepfo yanditse, aya ntabwo ari yanditse, ahubwo nayari yanditswe kuri iriya foto, abonye. Ariko ushobora nayo kuyasiba cyangwa se ukayahisha, ariko cyane cyane amagambo uzandika kuri iriya foto azaba ahuje neza n'umugambi w'urubuga, nibyo biba byiza cyane, kugira ngo urwo rubuga rero rufite icyo bita search engine optimization iri steady. Ahangaha explore our turebe type of choose block. Ahangaha nayo nako bongeyemo ko gushyiraho link, ariko twe dushaka kwikiritingira ibyacu, turagakandaho, tuza ahangaha dukande kuri delete tugasibe, ko bisaba ngo ibintu twe tubitangirire imuzi. None icyo tubirangije, wenda dushaka kongeramo amagambo, reka bariko tubyita amagambo dushaka kongeramo rero. Ahangaha turaza hano dukande kuri ya foto, handi twagarukiye twubaka urubuga niho dukanda. Urakanda, turashaka ka gateranyo ngako, kari agateranyo. None turahitamo kuri paragraph dukandeho. Ubwo tugiye kongeramo iki? Amagambo. Aha niho nshaka kuyongera, uvuga ngo ukanda aho ushaka kongera amagambo, ari aha hepfo niho urakanda, ari aha haruguru niho urakanda. Twe dushaka kuyongerera ahangaha rero, niyo mpamvu ariho turi buze kugira iki? Gukanda. Making sure ngaka gateranyo karaje ugakandaho paragraph. Ubwo paragraph bahita baduha aho kwandika choose a block. Aha tugiye kwandikamo rero choose block, imaze kuboneka ukandamo ukandikamo. Reka dukuremo amagambo twiga, reka dukore copy aya ngaya, sinabwiye ko twayanditse se. Okay, nshaka kubereka icyo bita statics website. Turafata hariya makeya, kande kuri copy paste. Mara ukanda kuri paste, amagambo yamaze kugira iki? Yaje. Ashobora kuza atandukanye, atari statics nk'uko byifuza, ariko twe dushaka yuko aza kuba yegeranye kandi bifite ishusho nziza. Urareba urubuga rwanditse gutya ntabwo rwaba rufite ishusho imeze neza. Ubwo turaza dukande kuri block, aho wakanda hose nuko. Niturangiza iyi block kuyikandaho, ariko twari dushaka guhindura na background yayo, reka turebe. Block tumaze kuyikandaho, aya magambo ndagira ngo tubanze tuyerekeze uruhande rumwe kugira ngo aba ari statics nziza. Urakanda aha ujye kuri text center left what, reka tuyashyire byibura. Oya, ntabwo n'ubundi byo byagenda nk'uko mbyifuza. Reka turebe uko tubikora kugira ngo izi nyandiko zibe zimeze neza nk'uko twese twabyifuza. Paragraph heading. WordPress bifite ibintu byinshi cyane, biba bisaba kubyiga utegutse kandi ubyitayeho. Reka turebe italics, aho siho nshaka. Reka tubanze tuyakoshinge yose, cyangwa se kuyahitamo uku nguku. Nitumara kuyahitamo yose like that, uragarukira kuyo wanditse. Turi buze kuza tuyashyire uruhande rumwe, tuyashyire wenda left cyangwa se right, nabyo byakunda.
uku nguku, mbese uko bikwereka ukuyashyira aho aho wifuza kwaba ari. Ushobora no kuyashyira hagati uku nguku. So create partner, create template part, ahantu kuba wahimba aho ngaho aho ugeze uko haraba hasa ukwaho niho nashakaga. Create template part turayishyiraho, reka turebe. Iyi nayo nabambageje mu rindi shuri twaba twirukanse nzahabageza n'ubundi, ariko reka tubanze tube tubiritse ahangaha kugira ngo n'abatangizi be gusigara. Ubwo amagambo tumaze kuyandikamo, ariko nubwo tuyanditsemo wenda dushaka guhindura iyi background, ariko aya magambo wenda ari ahantu tudashaka. Iyo ari ahantu udashaka rero, icyo ukora uraza ugakanda ahangaha gutya, yose turabanza tuyahitemo n'ubundi. Tujyane step by step, tugiye kubanza tuyakandeho uku. Ndumva twabanza no kuyegeranya, kuko iyo ukoze paste akenshi haryo usanga bitandukanye bitegeranye, kandi ni ngombwa ngo abe yegeranye nk'amagambo yose ari hamwe kugira ngo bijye bikorohera mu gihe uri kuyeditinga. So aha turayegeranyije, tumaze kuyegeranya rero, tumaze gukandaho uku nguku, turahita tuza no kuri aka kantu. Aka tumaze kugakandaho rero baratubwira karo. Iyi karo niyo turi buze kwifashisha, ariko tubanje gukanda. Mwibuke ahangaha batubaza kwishyura, niyo mpamvu ndi kugira ngo nshake aheza hataradusaba kuba twakishyura. Nkaze kuri aka kantu, aka kanguni enye gafitemo akarongo hagati, urahita ujya kuri background, text background. Text background rero reka tuyigire byibura umweru, nabonye. Noneho na text nayo turayihindura, amagambo ahise abura kuko text tutayihinduye, nayo turayihindura tuyigire umukara. Aka kantu niba utakitegereje wumve ko ugiye gusigara. Murareba ko tugize iki, turayahinduye. Ikindi hepfo hari icyo bita link, ushobora kongeramo za link n'ibiki, ibyo ntabwo ari byo tugiyemo. Hepfo gatoya turamanuka, hari kandi ahangaha fitting, height, fit, grow, what size, ibyo byose barabitwereka. Hari icyo bita border, ibi byose ugomba kugira iki, kubimenya. Default aho ushobora kubihindura kugira small, ukabigira what, so biterwa nuko ubyifuza. Wenda kari akantu kari kugaragara neza, reka negezeyo aka gato manze nako nkabereke. Borders, advance, za advance, nivuga ngo aha hari byinshi uba ugomba gukora. Additional classes, city metro, what, aho ngaho ntabwo tujya, ariko dushobora no kujya kuri template front size. Ubwo nayo ushobora hano kuyihindura, ariko mwibuke twahisemo mbere yuko dutangira kubaka urubuga. Noneho ko urangije kugahitamo, mareba ko haratuhagize iki, tuhagize umweru. Iryo banga niba utaryitegereje usubire inyuma ubyitegereze, ariko turagenda tubigarukaho kenshi. Mareba yuko ahangaha habaye umweru. Noneho aho hamaze kuba umweru, aka kajambo kari kuzamo twakifuje kugakuramo, nayo ni step tugomba kwitegereza. Kuyikuramo rero, reka tugerageze tuhahuze byibura. Impamvu ni uko iriya foto yari ifite amagambo menshi, bisaba ngo ari amagambo ubanze uyasibe uyakureho mbere yuko ujya gushyiramo ifoto. Ariko reka dushakishe ide z'uburyo bwose zatuma tugira iki, tukagabanya byibura kakaba gato. Turabanza duhitemo ahangaha. WordPress yo iratinda kandi ifite features nyinshi uba ukeneye kwiga. Noneho ubwo turongera n'ubundi twongeremo ya magambo yacu. Turabanza dusevinge, kuko iyo udasevinze ukagira impamvu yatuma bihagarara nabwo birakugora. Turabanza dusevingeho gatoya hariya, template updated. Ubwo tumaze gukora saving, urubuga rwacu nuko rumaze gusa. Noneho aha hepfo dushaka kongeramo wenda andi magambo. Turajya kuri type, ushobora gukanda hano bavuga ngo andika cyangwa se uhitemo block, niko baba bakubwiye hariya. So noneho twe tugiye gukoresha icyo bita, numvaga izi block zose bashyizemo tugomba kuzisiba cyane, kudabona iyi imwe ari yisigayemo, izindi nitwe twagiye tuzongeramo. Type or delete, reka ngaha naho dutipinge, ariko ndumva iyo nshaka ko tuhatipinga bigomba kuba bitandukanye.
n'ibyo ruguru. Nshaka no kuza guhindura ririya bara naryo rikaza gusa n'irindi bara atari dusanganye. Reka twe twikandire kuri add twiyongeremo iyacu, kuko nabwiye ko ibitari byacu dushaka kubisiba byose. Hano ushobora kongeramo icyo wifuza, list, quote, what, browser all. Noneho ndashaka ko twongeramo, ushobora kongeramo list, ariko n'ubundi ni amagambo twe tugiye kugira iki kongeramo. Ariko mbere y'ayo magambo reka manze byibura nshyiremo iki ifoto. Reka manze nshyiremo iki ifoto. Ifoto turayapulodinga. Nshaka ko dushyiramo ifoto, nkabereka kandi kabanga gatonya nari nsigaje iruhande ntaberetse. Dushaka gushyiramo iki ifoto. Ifoto yose twashyiramo nta kibazo, namwe murabizi ko ntacyo bitwaye, ariko hari impamvu, hari ifoto nshaka gushyiramo iratuma haboneka iryo banga nshaka kubereka. Reka turebe twanda kuri image. Okay, iyo ntabwo ariyo nshaka. Nibura nabwo turapfa gushyiramo ifoto tubonye iyo ari yose kugira ngo tuze kwihuta. Birasoza dushyizemo ifoto iyo turabona yose, nabyo ntacyo bidutwaye. Saved picture, what, no, siyo nshaka. So dukomeza kukwibutsa, niba utarakanda subscribe uyikande, kandi ube wiyandikisha mu bamemba. Kwiyandikisha mu bamemba ni ibintu by'ingenzi cyane, basapotinga channel. Ni ibintu by'ingenzi kuko hari igihe kizagera hashyirwaho video zagenewe kurebwa n'abamemba gusa, nta wundi muntu wemerewe kuyirebaho. Ubwo urumva ko nuba waramaze kwiyandikisha bizaba ari byiza kuri wowe, kandi bizaba bigufashije muri byinshi. Iyi foto njye nshaka kugira ngo nshyiremo ifoto nshaka bise nk'uko mbyifuza. Reka turebe kwiga kubaka urubuga. Reka dushyiremo wenda iyi foto. Hari impamvu iyi foto ariyo nshyize, murareba ni ndende, no mu kuba ndende kwayo bisaba kuyeditinga, bisaba kuyigabanya. Icyo bisaba nicyo gitumye ariyo nshyiramo, kugira ngo nako mpave mumaze kukabona. Mareba iyi foto ni nini, nyishyizemo ihita ihuzura hose, muhitegereze. Reka mbe ndetse gatoya kugira ngo ibanze igaragare yose, mbereke icyo nshatse kubigisha. Ni ukuvuga ngo hari igihe ushyiramo ifoto, ukimara kuyishyiramo igahita ihuzura hose. Aho rero niho uba ukeneye ibi ngiye kukwereka. Ubwo turayirindira ifoto ibanze iyapulodinga. Murareba aha bari kutubwira ko ifoto ikiri kujyamo. So murareba ifoto igiyemo, ariko iyi foto ni nini cyane cyane rwose. Ubwo uri gushyiramo amafoto leta bigutengwa, ariko murareba uko uyiretse ukayihorera bakabanza bakarangiza kuyuzuza, itangira kwigabanya. None se ko yigabanyije ikaba igiye uruhande rumwe, hari ahandi turahashyira iki? Ese turakujyana? Ako ni akantu nshatse kubereka. Igiye uruhande rumwe. Iyi block, mureke iyi block tubanze tuyigaragaze kwisiba, cyangwa se nayo tushobora kuyongeramo amagambo, ntacyo bidutwaye. Noneho iyi block icyo turayikorera, birasaba ngo ahangaha haze kujya amagambo. Icyo kintu utakizi, umenye gushyira icyo bita, niyo twita grid, utazi kuyishyira mu rubuga rwawe, ubwo ntacyo uba wari wakamenya. Birasaba ngo hirya rero tuhashyira iki? Amagambo. Kandi se wakibaza biradusaba iki kugira tuyihashyire? Aya magambo kuyashyira rero ndagira ngo tubanze tuyandika ahangaha, ayo tugiye kuhashyira. Tuyandika muri type, tugiye kongeramo amagambo. Amagambo tugiye kongeramo ibyo banga nashaka kubereka. Turabanza tukande, benshi birengagiza kudushyigikira. Reka turebe. Reka tugarukire ahangaha, copy. Noneho aya magambo dushaka kuyashyira hariya, kandi ifoto yafashe uruhande rw'igice. Turakandaho gutya, tubanze tuyandike hariya hantu. Mwitegereze neza, tuyanditse ruguru y'iriya foto. Ushobora no kuyandika epfo, nta mategeko abihana. Ubwo icyo ngiye kubigisha muri iri somo nicyo bita kwimura. Kwimura, ukaba wakimura amagambo akava mu ruhande yari arimo akajya mu rundi, cyangwa se ukaba wakimura ifoto ikava aho yari iri ikajya ahandi. Iri somo rirakomeye rya WordPress. Noneho iyo umaze gukanda ku magambo, birasaba ngo tubanze nanone tuyegeranye nk'uko nabibabwiye.
utashaka gutinda uyegeranya nabwo reka dukoreshe gusa kuyegeranya nibwo buryo bwiza burushijeho kuba bwiza. Ushobora no kuyahitamo yose uku nguku, reka tuyahitemo, turahitamo aya ngaya dushaka gusa. Aha hari benshi, aha nimumara kugira gutyo mureba hano hari utudomo dutandatu, aha ngaha aho mu nguni y'ibumoso hari utudomo dutandatu turi hamwe n'akamenyetso ka paragraph. Utu ngutu ukimara kudukandaho hari kuza ikiganza, wakibonye? Ubwo turahita dukanda tuyafata gutya. Ubwo abazi computer mwabyumvishe, kuri right click tuyamanure witonze uyamanure buhoro buhoro. Aka gasomo karagora, aha nujya uhagera ujye uhitondera, uramanura buhoro buhoro nturekure right click utayagejeje aho wifuza. Ariko nabwo iramutse uyarekuye itarahagera nabwo nta kibazo, urakomeza ugascrollinga ugakomereza aho wacumbikiye. Reba, reka tube tuyacumbikiye aha, noneho turebe aho ahagaze nimba ariho dushaka. Nidusanga adahagaze aho dushaka, n'ubundi turi buze kuyimura tuyageze aho tugize iki, aho dushaka. Iryo ni isomo ry'ingenzi ugomba kuba uzi. Iyo ubonye kwimura amagambo bikugoye, wimura iriya foto ikaza isanga ariya magambo, nabyo birashoboka. Turategerezaho gatoya, ubwo biba bikitunganya nyine. Ubundi WordPress hari byinshi isaba kugira ngo ube uyubatse nk'uko bikwiriye. Murareba, reka turebe ya magambo yacu. Aya magambo yacu yarenze, twayimuye cyane, ararenga ajya ruguru, ajya epfo, kandi dushaka n'ubundi yuko ajya aho twifuza. Kuko dushaka yuko ajya aho twifuza rero, n'ubundi ntabwo turi buze gucogora. Reka tubanze dufata aya makeya byibura, aba ariyo tuzamura twitegereza aho turi kuyashyira neza. Reka tuyashyire aha ngaha. Mwareba ko arazamutseho gatoya, ariko ntabwo yari yagera aho tugira iki, aho twifuza kwaba ari. N'ubundi turacyakomeza kuyimura. Turayashyira aho ngaho. Iri somo nujya urigeraho ujye uryitondera, kuko ni isomo rikomeye cyane, isomo rikomeye. Turacyakomeza n'ubundi tuyimura, ariko kugira ngo aze kujya aho dushaka, mbere yuko dukomeza kuyimura ako kantu manzi nako nkabereke, turi buze kubanza dukanda aha ngaha tuyashyire kuri right. Nuvuga ngo niba ifoto iri iburyo yo turayashyira ibumoso, niba ifoto iri ibumoso tuyashyira iburyo, noneho reka tuyashyire iburyo kuko ifoto iri hehe, iri ibumoso. Icyo ni kimwe. Niturangiza rero twongere tuyimure, turakoresha n'ubundi bwa budomo butandatu, tuyamuvinge, move. Iyo ari amagambo akomeje kunanirana kwimuka, niho dusabwa kwimura ariko dukoresheje ifoto. Byose turi buze kubirebera hamwe, kandi murareba ko aha niho editing ishyushye, niho handi bavuga ngo editing igize iki, irakomeye. Ariko reka tubanze duhitemo iyi template yacu, tuze dukanda aha ngaha kuri style. Tumara gukanda kuri style, front block, no block selected, style. Ubu yaba ari plan itari ya free, ubu twakabaye tugeze kure, ariko nta kibazo. Layout, okay. Aha ngaha ubwo ya magambo ndagira ngo turebe uko twayahuza. Aya magambo turongera tuyegeranye, ariko nshaka kubanza kuyakuramo yose kugira ngo tubitangire bushya. Delete.
So murareba ko ya magambo turayasibye n'urubuga turugarukirije aha rwari rugarukiye, ubwo ahangaha ushobora kuhongera uku nguku, ushobora no kongera n'iyi foto ikaba yakuzura. Iryo somo naryo mbanze ndibereke, mareba ko ifoto wagira iki wayongera. Ikindi kuri iyi foto ushobora no kwandikaho amagambo unyuriye ahangaha, tuzerekana n'ibindi, hari ibindi byinshi bigihari byo gukora kuri iyi foto. So iyi foto nawe reka tubanze dukore save step by step, nshaka tujyane intambwe ku ntambwe, nusigara ubwo nyine urabasigaye. Ndagira ngo wamaze kwireba yuko muri WordPress haba amasomo y'ingenzi kandi akomeye, dore n'aha naho tuzashyira imbuga n'ibiki, ariko igihe cyabyo ntikiragera, bitewe n'uko twe icyo dushaka ahangaha kuhongera iki amagambo. Iyo bigoranye rero tuza gukora ikindi kintu, ndagira ngo hano tubanze tuhongere ya magambo yose, bereke ubundi buryo tugiye gukoresha. Aka gateranye tumaze kukabona, turagakandaho dushyireho paragraph. Kuri iyi paragraph turandika ariya magambo nk'uko tuyifuza. Iyo mwayabonye ari amagambo, turangije kuyandika turi buze kuyegeranya kuko paste nyine hari giza amagambo akaza atandukanye ategeranye nk'uko yari yegeranye. Okay, noneho amaze kwegerana uku nguku, mwitegereze neza, ubwo ni irindi banga ngiye kubereka ritworohera. Hagati muri aya magambo mureba harimo ahantu harimo umwanya, aho ngaho muhitegereze neza. So ushobora kwimura iyi foto uyishyizemo, wabona kwimura birakugora, ukaza neza hagati uku nguku, ukabanza ugakanda kuri iyi foto ikazanaho kwimura. Imaze kuhazana rero urazamura aka uyizamure neza uyigeze aho wifuza, igeze kure. Reka nshaka igumaha, nigumaha aya magambo yahita iyagaba. So iyagabye kabiri, nuvuga ngo icyo dushaka twe ntabwo dushaka iyagaba kabiri, ubwo n'ubundi ahubwo dushaka yuko aza kuba hamwe nayo. Ibyo nta kibazo, turakomeza tweditinga. Aha niho bakubwira ngo icyo nicyo bita website designer. Ni ikintu kiba kigoye cyane iyo ugeze muri WordPress, ariko kandi bikaba ari uburyo bwiza bwo kugira ngo urubuga rube rumeze neza. Noneho iyi foto ndagira ngo tuyikande kuri ubu budomo butatu. Turakanda aha, reka ndebe aho nshaka, turamanuka hepfo, create template part, reka ndebe aho nshaka, drag image. So step by step, aha nibitinda turabanza tujye mu biri emergency byihutirwa, noneho ibi tubigarukeyo nyuma. Reka tubanze tube tugakuyemo, tubanze tube tuyideletinze. Mureba ko ya foto tugeze iki tuyikuyemo, ariko ni ngombwa ko iyi foto izajyaho kandi ikajya uruhande rumwe, nk'uko mwabonye imbuga zindi twari dufite imiterere yazo. Ariko reka turebe, turajya muri aya magambo hagati, harimo akantu ko guteranya, turakanda kuri add image, ariko byakabaye byiza dushyizemo, reka ndebe ako tuhashyira add block. Tugiye gushaka block aba ariyo tuhongera kugira ngo bize kuba nk'uko tubyifuza. Encoding, image cropped, slideshow ni amafoto aba agenda akurikirana ureba imwe ku yindi, nk'uko twaberetse muri video yatambutse. Tablet of content, reka turebe icyo dushaka kuhongera. Navigation, logo, site, byose ni ibintu wakongeramo. Ubwo ndi kubereka page break, ibyo byose tuzagenda tubikoraho. Pictured image, reka turebe curve
cover. Iyi cover ubwo ni igihe ifoto ushatse kuyikora nka cover, gira uku nguku. Reka iyi foto tuyishyiremo nka cover, mwitegereze icyo nshaka kubereka. Select media, mwibuke ifoto turayifite, cyangwa se ukore upload. Ubwo hari igihe uhuye n'ifoto iteye nabi nka kuriya ikakugora kuyishyiramo, hakaba n'igihe bigusabye yuko uza kuyihindura. Noneho reka twe ahubwo duhitemo kuyikoresha nka cover. Cover ni igihe, sinzi ubwo ni ijambo cover nshatse musobanukirwe, ni igihe iyo hejuru y'iyo foto hazaba handitsweho amagambo. Ubwo ni ubundi buryo ushobora gukoresha, nabyo bikaza kugira iki, kukorohera. Ntambwe ku yindi turategereza ibanze ijyemo neza, tujye kuyikoresha nka cover. Hari ingero zimwe nzajya mbereka nongere zisibe kuko atari zo dushaka gukoresha, ariko mubanje kuzisobanukirwa. Iyi foto bayigize cover, ushobora kwandikaho amagambo ukeneye. Abibonye, uru ni urugero mberetse, ariko n'ubundi nkaba ndi buze kwisiba. You can write a word here. Ushobora guhita wandikaho amagambo ushaka. So turategereza, mwabonye ko amagambo agize iki, agiyeho, ariko iyi ntabwo rero dushaka gukoresha nayo. Ubwo ni ubundi buryo, hari igihe bizaba ngombwa yuko ukeneye gukoresha cover, nuko uzabikora muri WordPress. Ndagira ngo n'ubundi iyi block tuyisibe, ndagira ngo manze nyibereke kuko hari igihe uzayikenera, hari n'igihe utazayikenera. Ubwo hano muri uru rubuga ntabwo iri buze gukenerwa, niyo mpamvu nyisibye. Delete. Delete. Kandi turakomeza gushishikariza, niba uzi ko utarakora subscribe kuri channel, turagushishikariza gukora subscribe ndetse ugacaringa iyi video kuri bagenzi bawe batandukanye, niba wifuza ko bagira nabo ubumenyi bwo kubaka imbuga. Kandi si ibyo gusa binyura kuri urubuga rwacu, hanyura ibintu byinshi bitandukanye. Icyo usabwa gusa ni uguhitamo playlist y'icyo wifuza kwiga, kugira ngo utaza kwiga ibintu bivangavanze ukaza kubura hose. Bisaba uhitemo kimwe muri ibyo ushaka. So nuko basiba block, icyo murakibonye. Aya magambo nayo twashatse kugira ngo aze kujya ku ruhande rumwe. Ibyo nabyo biri buze gukurikiraho muri episode izakurikiraho ya 6. Noneho reka aha tubanze duhindure aya magambo icyo yanditseho. Ndagira ngo tubanze tugihindure. Turagihindura dute rero? Naberetse turakanda ahangaha. Izi block nazo reka tubanze tuzikureho kugira ngo bigaragare neza. Okay. Wareba aha aya magambo ari ahantu, ariko tutagize iki, tudashaka. Noneho ndagira ngo tugire iki, yose dushobora kuyahindura. Okay, turaza dukandeho uku nguku kuri block. Niturangiza block yose turayikandaho muri rusange. Iyi ngiyi bisaba kwitegereza kugira ngo udahindura n'ibyo udashaka, nkuko no muri Google site naberetse. Reka turebe. Aya magambo kuba ategeranye niyo nkomoko yo kureba hari ibitinda. Reka tubanze duhindure block yegeranye. Uraza ugahita ukanda aha kuri iyi mpande enye, maze gukanda baratubwira ngo background. Ndagira ngo noneho tuyihindure umukara. Niturangiza kuyihindura umukara, murebye ko text ni umweru, nayo dushobasha kuyihindura ukundi. Noneho kuko aya magambo yose nshaka yiyandika ngaha, ndagira ngo yose tuyandike muri uyu mukara. Ndagira ngo yose aya magambo nyandike muri uyu mukara, narayo hepfo nyasibe, ahubwo yose nyashyire muri uyu mukara. Turaza ngaha dukore, reka turebe aho nshaka. Paste.
ahise aba menshi. Okay, kubaka urubuga coding what. Aha naho tuzakina kongeraho footer, icyo twita footer ndumva twarakivuzeho. Iyo ahise yikuba kabiri gutya hakaza indi, baba bakubwiye yuko iriya block wahisemo yari ntoya. Noneho ndagira ngo aya magambo tuze kuyegeranya nk'uko nabibabwiye. Kuyegeranya ni ingenzi, birafasha, niko natangiye kare mbereka. Step by step. Ubwo aha bahise bayongera hepfo mu rwego rwo kutubwira yuko twe twakoze block ntoya. Noneho aya magambo nshaka ngo tubanze tuyasibe amwe. Scroll down. Bareba ko habonetsemo atafashe ibara ryandi dukeneye, bitewe nuko yagiye aba menshi atanegeranye. Aya rero icyo ubusabwa bari ukugira ukayegeranya. Iyo urangije kuyegeranya, wenda tubanze tuyahindurire nayo, turaselectinga dukandaho, nitumara gukandaho tubaza background, reka nayo tuyigire umukara, cyangwa se wayagira n'irindi bara, reka tuyagire umukara nayo. Bareba uko aje, ariko aje atameze neza nk'uko tubyifuza, aje ari uburongo bwinshi. Reka tuyasibe tuyashyiremo bundi bushya amere nk'andi yose. Delete. Step by step. Areba ko bwa bugambo bwinshi twari dushyizeho ugasanga busa umukara butandukanye, buhise bugira iki, buhise buvaho. So kuko nshaka yuko delete. Okay, nashaka yuko agabanuka. Murareba ko akavuyo cyangwa se ubwinshi bwayo bugize iki, buragabanutse. Aha hose ushobora guhindura aya mabara agasa nk'uko ubyifuza. Mwibuke aha turacyari kuri home page, ntabwo twajya ku mapaje yandi, kandi iyi video turi buze kuyisoreza kuri home page n'ubundi. Aya magambo ndi kuberekeraho urugero nubaka urubuga, harimo amagambo y'ingenzi ukeneye kumenya. Harimo amagambo y'ingenzi ukeneye kuba uzi. Nuko rero ujye ukomeza uyitegereze. Noneho rero ahangaha dushobora kongeraho ifoto. Aha naho birashoboka kuba wayishyiraho. Bikorwa bite rero? Ushobora gushyiramo link, wenda nabyo bizajya mu yindi episode izakurikiraho. Noneho ubwoko bugize urubuga ibi byanditswe, ndagira ngo twongereho ahangaha, twongeremo n'ubundi indi foto, kuko urubuga rugirwa rwiza n'amafoto. Icyo ni ikintu cy'ingenzi ugomba kubuza. Ndagira ngo tuyishyire aha hagati wenda, ariko tuyishyira aha. Image ndagira dushyiremo n'ubundi yayindi, kuko nashatse ngo urubuga rukoreshwe n'ubundi ku mafoto twagiye dutegura. Mba nkanze kuri select kuko tuyafite, ariko ndihuse nkanda kuri upload, nabwo nta mategeko abihana. Reka twikomereze. Ubundi ni na search engine optimization, SEO ya WordPress nayo tugomba kuyiga. Nuvuga ngo ifoto ushyizeho uba ugomba kwereka amarobot iyo foto ni iy'iki, imaze iki, ni muntu ki, ni ibiki, ukaza gusobanura kugira ngo robot zizabashe gusobanukirwa n'icyo wari ushatse kwerekana igihe hari browser itabashije gusoma ifoto yawe. Mureba iyi ni ifoto yindi turi kongeramo, turayirindira ibe processed. Naberetse ko washyiramo ifoto ukayita cover, noneho kuri iyo foto ukaba wakandikaho ibindi bintu. Icyo nacyo ndumva nakiberetse. Murareba ko ifoto yacu igiye hehe, ku ruhande. Ushobora kuyuzuzamo nk'uko nahereye kare mbibabwira, kimwe n'uko ushobora kuyihindura ntoya, kuyandikaho add text to image. Reka mbikore. Ako nako ni akantu k'ingenzi cyane, ni ukongera izina cyangwa se amagambo kuki, ku ifoto. Ubwo ko turakarangije, ariko icyo gihe iyo foto ihita yitwa cover, ntabwo bikiswe ifoto ya nyayo. So iyo ugiye kuyisiba, uraza ugakanda kuri text,
option, delete. So ukaza hano kuri cover, ako kantu kugira ngo ugahindure kaba kagoranye cyane. Reka turebe, uraza ahangaha dushaka kuyikuramo ikaba ifoto ntibe cover, ushobora kuyihindura yo ubwayo ifoto, cyangwa se ukaza hano ukandika kuri image ikaba ifoto, ikaba columns, ikaba group, ikaba what. Noneho reka tuyigire image. Ubwo ntabwo mwabonye ako kantu uba ukitegereje neza y'uburyo tubihinduyemo. So ikindi dushaka kuri iyi foto, mwibuke twe ahangaha nabwiye ko iyi episode turasoreza aha kuri home page, noneho tuzajya ku yandi mapaje atandukanye. Nizere ko kubo twarebanye episode zatambutse barebye neza icyo home page icyo ari cyo n'andi ma sub page icyo ari cyo. Iyi foto rero nk'uko mubireba ni ntoya tukurikije uko aha hangana. Reka turebe amagambo asigaye n'ubundi yigishaga ibyo kubaka urubuga. Uraza ngaha step by step, style, last edited, block, now block chosen, style, background layouts. Ahangaha rero content left, aha naho ni mu kuba wahindura ubugari ni iki, ariko hari akajambo ndimo nshaka. View aho siyo nshaka. Step by step. So tukiri kuri iyi foto, aha mureba harimo akantu k'akadomo kaza, aka niko kagufasha kuba wayigira nini cyangwa se ukayigira ntoya. Nabonye iyi isigaye ari ifoto yonyine ubwayo, ntabwo igifatanye n'iriya template yacu. Aha dushobora kugira iki, kuyikropinga ukayigira ntoya. Croppinga ndumva murayizi, warangiza gukropinga ugakanda kuri apply cyangwa se kuri cancel igihe ubonye bitakiri ngombwa. Noneho iyi foto rero ndagira ngo nayo tugerageze kuyimura, turayikandaho yonyine gutya. Noneho rero ubundi tuyimure turebe ko iratwemerera icyo dushaka, tuyizane twitonze tuyishyire ahangaha muri block, right. Muri la block y'umukara ntabwo ikunze kujyamo. Nibyanga turi muri la block nanone nayo turebe. Aha niho bakubwira ngo niho akenshi muri WordPress ugera umutwe ugashyuha. Murareba ko igiye ruguru yayo, kandi ntabwo dushaka yuko ijya ruguru yayo. N'ubundi turafata, none reka dufate iyi block. Reka turebe parent block. Aba ariyo twimura tuyishyira ahangaha. Murareba ko iyi foto yo banze ni screenshot, nayo ishobora gutera izo mpamvu zo kuba itari kwemera gukora n'andi mafoto. Noneho n'ubundi ariko turakomeza tugerageza. Reka turebe. Add photo. Niyanga turuze guhindura indi system, noneho ye kuza gukomeza kudukereza. Ubwo aho n'igihe bibaye ngombwa yuko ukora urubuga ariko rufite amafoto ku ruhande, noneho n'inyandiko ku ruhande, nibwo uhura n'ibi ngibi. Ibi nandi gushaka kuberekeramo urugero. Grades.
ubwo aho ngaho ni ukuba wayizuminga ikajyamo yose, ubonye hose ikajyamo. Na nubwo iyo sisiteme ikunze gukoreshwa ku ntangiriro y'urubuga hejuru, ariko n'aha mu rubuga ushobora kuyikoresha. So aha tugeze reka dukande save, ariko ndumva hari andi magambo nshaka ko twongeramo. Reka turebe andi magambo nshaka ko twandika, ariko sometime dushobora no kuzayakoresha muri za subpage. Reka turebe amagambo yari asigaye. Aracyari menshi. Reka aya magambo tuyakoreshe, ariko nubwo tuzaguma n'ubundi tuyakoresha, reka n'aha tugerageze kugira iki, kuyakoresha. Izi ni link ziba zizajya hepfo, reka zo tuzirengagize. Copy. Aya magambo impamvu nyakoresha atari statics yo kugira ngo, ntabwo aba ari kwerekana uko urubuga rugize, rugomba kuba rufite amagambo menshi, ahubwo ni amagambo akubiyemo bimwe mu byigisho uba ukeneye kumenya. Impamvu mureba nyandika, ubwo rero nujya uyabona ujye usobanukirwa yuko afite akamaro. Reka nayo nyahindure. Amagambo ni ingenzi, ugomba kujya ukunda kuyasoma ukayitegereza, kuko arimo ibyigisho bimwe uzakenera. Tumaze kwandika rero aya magambo, ni amagambo menshi ariko ntabwo yegeranye. Ubundi kuyegeranya icyo bimara, nk'uko nababwiye, bikorohera mu gihe uri kweditinga. Mu gihe uri kweditinga birakorohera iyo warangije kuyegeranya. Ngo aya magambo, buri jambo ushaka warishyira mu ibara ridasa n'irindi. No kublock. Stop. Text background rero ndagira ngo tuyagire iri bara niba ari igaju, niba ari iki. Mureba ko iri jambo ntabwo risa n'irindi, tuziga byinshi mu gihe kizaza. Ariko iyo ushaka background ibe imwe, aya magambo uba ugomba kubanza kuyegeranya neza. Reka tugerageze, ariko mu rwego kugira ngo video idakomeza kurimbanya, mberetse bimwe muri byo nuko bikorwa. Ariko n'ubundi turacyakomeje, ntabwo turangirije ahangaha. Ahubwo nk'uko nababwiye, WordPress ifite ibintu byinshi tugomba kuzigira hamwe. Ntabwo ari ibi byonyine, ibi bya body, igihimba n'ibiki, nayo ubwayo irabigira, ariko bizagenda bisobanuka step by step. Mureba iyo amagambo aje atandukanye, buri jambo baryita block. Ubwo buri jambo riba ribaye block ubwayo. Nicyo ndimo basobanurira ngo bisaba ngo amagambo ubanze uyegeranye nk'uko ayo hepfo yegeranye, nibwo aza gukora urubuga rumeze neza, rudafite ubuntu bw'ublock bw'ubuce bwinshi. Ubwo icyo ni ryo banga nari nshatse kubereka kuri iyi ntambwe. Noneho turakanda kuri save. Tumaze gukanda kuri save, tuzakenera kongeramo icyo bita footer n'ibindi bitandukanye. Iyi ni save. Save ni ukuvuga ngo uru ni urubuga tumaze kubaka template yarwo. Reka tubanze tururebe uko rusa. Turakanda ahangaha, turebere muri telefone, turebere muri computer. Reka turebere muri view site. Ubwo tugiye kurwitegereza, turebe na link yarwo. Nyuma nzabereka nuko link tuzayihindura tukayigira nk'uko tubyifuza. Ubwo uru ni rwo rubuga rwacu. Ndagira ngo murareba ko urubuga rumeze neza, ariko ntabwo turarushyiraho icyo bita footer cyangwa se cya gice cyo hasi, ariko nacyo tugomba kuzagira iki, kugishyiraho. Uru ni rwo rubuga rwacu turi gukoresha. Kugira ngo murebe neza, wenda ndabanza pasting iyi link. Copy
the link ndagira ngo tuyikoreshe ahandi. Ntabwo turasoza hariya, turi buze, turacyafite byinshi byo kuhakorera paste and search, kugira ngo tubanze turebye nk'abandi batarwubatse, turebe uko urwo rubuga ruraba rusa. So mwarubonye urubuga rwacu. Iri jambo upgrade rizagumaho, ni ijambo ryerekana ko wahimbye urubuga rw'ubuntu. Bene nka ad, niyo ad yabo niyo kwamamaza kugira n'abandi barushe kubaka imbuga. So uru ni urubuga ndagira ngo mwarubonye. Kwiga kubaka urubuga, umwarimu C'était Iradukunda Dr Phone. Aha tuzahashyira ibindi bitandukanye nkuko nababwiye. WordPress ibintu byinshi ntabwo twabyigira video imwe ngo turare tubirangije. Noneho reka mbereke akandi kantu gato, noneho tube twitegura gucumbika iyi episode kugira ngo tuzakurikire izakurikiraho. Tuzareba izakurikiraho. Reka tugaruke mu kweditinga rwa rubuga rwacu. Template twayishyizeho, aha twabonye uko bikorwa. Aha naho aka gapurisi niko kakandi gatonya, kano aka gateranyo niko kakandi gato mwahoze mureba hariya iwacu. N'ubundi urubuga rwacu nguru uko rusa. Ahangaha bari twereka, aya ni amateka. Noneho aha ubwo tuharangije, kugira ngo utazagera bikakuyobera uko wagera kuri dashboard, urakanda kuri open navigation, ariko urabanza kandi save twabanje kuyikanda. Icyo kintu kibuke neza, open navigation. Noneho kuri open navigation hari icyo bita page cyangwa se design. Ushobora guhita usubirira inyuma. Aha bahita twereka niba hari amapaje dufitemo, ayo twasibye, ibiki byose. Muzi ko nta mapaje twari twongeramo. Noneho turakanda hano kuri go back. Dusubire kuri go back. Ubwo dusubiye hehe? Hahandi kuri dashboard ya admin, ya nyiri urubuga. Iriya dashboard nta wundi muntu uyigeraho, ni we nyiri urubuga gusa. Nkuko nababwiye mbasobanurira, hari aho twandikira urubuga ndetse hari n'aho rureberwa. Ni ahantu habiri hagize iki hatandukanye. So turasubira so mwabonye aha dusubiye kuri dashboard. Kuri dashboard rero hari ikintu nshaka kubereka. Ruriya rubuga ruhita rufata izina isa na email account yawe. Ako kantu nshaka mbanze tugakuremo, no video yacu tube tuyisoje. Uraza ugakanda ahangaha, tugiye guhindura ririya zina rigiye kuza risa na email yacu, sibyo? Public name. Aha kuri public name murareba hahise hizira rya zina rya email yacu twakoresheje. Ni email nshya nahimbye yo kwifashisha mu kubaka urubuga gusa. Nubona iri zina rero ntugire ngo niko bimeze. Noneho ahangaha ushobora kubyita irindi zina. Reka tubyite izina, reka tubyite izina rihuje neza n'ury'urubuga. Ni mu buryo bwo kugira ngo iriya link ize guhinduka. Niho twifashisha guhindura ahangaha. Public WordPress. So reka turebe, turabanza tuhindure public name. Kwiga kubaka urubuga, aho ushobora gushyiramo ifoto yawe nka nyiri urubuga, ni byiza. Ariko dushaka guhindura iriya link. Iriya link kuyihindura rero ni ibintu by'ingenzi cyane cyane. Wihinduriye ahangaha ntabwo bikora, ariko reka tubanze turebe. Hari agaslash kamwe kavuyemo tugomba kugaruramo slash. Ubwo turi guhimba link nziza ihuye n'urubuga, kuko biba byiza cyane iyo link ibaye ihura n'urubuga. Reka turebe, ariko current baracyatwereka ngo current dufite ni iyi ngiyi save. Aha naho wakandikamo about.
about, ushobora kwandikamo amagambo ayo ariyo yose wifuza. Ibi nibitabasha guhindura urubuga, bitabashe guhindura link y'urubuga, ubwo turi buze kugaruka hepfo tugire ibindi tuhahindura. Reka turebe, tujye kuri current hepfo, current Tech College, murareba ntabwo birahindukana n'ubu, ariko dushaka kugira iki, kubihindura. Turabanza dukansoringa ahangaha, reka turebe ahangaha n'ubundi aho wahandika amazina yawe nta kibazo, aho ugashyiramo n'ifoto, add your public photo. No, tugaruke dusevinge, ubundi tujye hara kuri account saving, reka dushyiremo ifoto. Nta mategeko abihana hara gushyiramo ifoto yawe, kuko iyo foto ntabwo bizagaragara ku rubuga, ahubwo ifoto y'urubuga mwabonye ko twamaze kuyishyiramo. Turarindira ijyemo, nubwo biri kudutinza, ariko tuhita dukanda kuri save. Noneho tumaze gukanda kuri save, ubwo biragiramo rimwe byose nyine. Turajya kuri account setting, murareba ko byose barabivivuye ko bigiyemo. Turakanda kuri account setting. Account setting rero baratwereka za email n'ibiki, username. Iyi username rero tugomba kugira iki, nayo kuyihindura. Paste, confirm your username. Username can only contain character letter. Reka tureba ahangaha, iyi username ntabwo bari kugira. Reka turebe www.wordpress. Reka turebe aho dushaka. Username ntabwo yaza kudukorera kuko imeze uku. Turakanda ahangaha, tubanze duhuza aya magambo. Username can only contain low letter. Okay, username yacu ntabwo yemewe. Okay, nibitemewe nta kibazo, turi buze gushyiramo indi. Kuba ku rubuga Tech College team, manage blogs, privacy. Hari ubwo hari buze kugarukamo iriya username yari irimo, kuko duhise dusubiyeyo ntacyo duhinduye. Ndi kubashakira uko twahindura iriya link. Iriya link rero iyo wamaze kuyandika nyine biba bigoranye, ariko ni ngombwa yuko tuza kuyihindura. N'ubundi ntabwo twaza kuyirekera ahangaha. Dushaka yuko iza guhinduka. Itanahindutse muri iyi video, twazayihindura muri next video, kuko ni ikintu cy'ingenzi ko tuza guhindura WordPress Visual Avatar Profile. WordPress ifite ibintu byinshi tuziga, ni byinshi, ntabwo ari aka konyine, hari ibindi bintu byinshi tuzagenda twiga. Reka turebe aha wapi setting, ariko ko nyine rya zina rya serigaruka primary site college. Reka turebe impamvu iriya username impamvu bayanze, ni ukubera iriya email, ariko hari uburyo nifuza tushobora kubihindura, nibwo nkiri gushaka. Reka turebe, so my profile, link twamaze kuyihindura ahangaha, ariko ntabwo irakora. Icyo nshaka ni ukugira ngo ize gukora, nibyo nkiri gushaka. Noneho ibyo twabirangiza, akaba aribyo dusorezaho video. Shaka hano kuri dashboard, step by step, edit site. Reka episode yacu tuyisoreze ahangaha, ahubwo dutegereze episode ya 6 aho tuzahindura iri zina. Twamara guhindura iri zina,
tugakora n'ibindi byinshi bitandukanye, byinshi bya editing mu mapaje n'ibindi byinshi, tugashyiramo na blog page, byose tukaza kubishyiramo kugira ngo bizasobanuke. Reka dushimire buri wese wabanye natwe muri iyi video, tumushishikariza kureba video izakurikiraho, ubwo tuzareba byinshi bisigaye mu kubaka urubuga kugira ngo rurusheho kuba rwiza. Thanks for watching. Mwibuke gukora subscribe kuri iyi channel.